ubitekereza ute wenda kugira ngo udufashe gusesengura icyo wenda yashaka kuvuga? Yavuze ati mbere y'uko wica u Rwanda ruzakwica, kuko ntiwakwica abantu babiri kabiri, ntiwakwica abantu kabiri. Hariya ni iki yashaka kumvikanisha? so biriya bintu by'ibihano mesaje rero, buriya yari iyiheyo? biriya bintu by'ibihano nkubwije ukuri, yego, uzi ko njyewe ntajya ngenda ngo nanabisome ngo mbishake ngo mvuge icya mbere ni iki, icya kabiri ni ikihe, imirongo harimo ayahe magambo. I don't care. Ibyo tuzi ni uko ibyo mushaka kuri bariya mubera twebwe tutabifite. So intere zanyu mufite kuri bariya twe ntimuzidufiteho. Byose twabikorera iki? Niba mushakayo ibintu runaka akaba ariyo mpamvu mubabera byo twebwe tudafite, ibyo se twabikorera iki? Ariko hari ikindi twakora. bivuze ko gukora n'umuntu mufitanye imikoranire bitakubuza kumubwiza ukuri. Ntabwo bikubuza kumubwiza ukuri, ariko kugira ngo umubwize ubashe no kumubwiza ukuri ni uko ari icyo uba wibitseho kugira ngo umwerurire. Erega umuntu umubwira iti njyewe ndabikora uku nguku niko mbyumva, kandi uzi ko we yumva wabikora ukundi. Ubimubwiye nabi mu magambo akakaye, ushobora kugukubita inkokora mu rubavu ukabura umwuka ugapfa. Ariko iyo wamaze kubona ko nawe hari akantu wibitseho hano ukuboko kwawe gukomeye, iyo nkokora ntabwo itari bukugereho. Ubwo ni kwa kwanga kuba insina ngufi. Umubwira neza, yakwanga ukamubwiza ukuri ukamwerurira, ukamubwira ngo refuse, turabyanze. Turabyanze rero burya ntabwo wayivuga ni nta kintu ufite. No, ntabwo bishoboka. Uyivuga hari icyo ufite, hari icyo wicariyeho, hari biriya byo Perezida Kagame yavugaga ati ntabwo u Rwanda rwapfa kabiri. Ati nushaka kongera kurwica ahubwo nirwo ruzakwica. Uragira ngo se biriya yabivuga ari nta kintu yize? Ntashobora. Niwe muntu nzi umwe, n'abandi barahari, ariko uwo nzi kurusha abandi niwe muntu nzi wa mbere utajya avuga ikintu yumva atahagararaho. Urubyiruko rero ni imbaraga zikomeye cyane. Urubyiruko nirwo rwakoze jenoside, ariko yateguwe n'abakuru. Reka tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikira ibiganiro byacu hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Nge ubasuhuza nitwa Simeon Muhumuza. Twinjiye mu kiganiro cyacu cya none, turi ku itariki 7. Umuntu yavuga ko isi muri rusange si u Rwanda gusa, ni itariki dutangira kwibukiraho jenoside yakorewe Abatutsi. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina ariko kiri bunibande kuri ibi bihe twinjiyemo, reka mbanze mpikaze Bwana Ignatius Kabagambe. Ushize twari kumwe mu kiganiro, twongeye kwishimira kubana namwe, tubaha ikaze kandi mu kiganiro cya none. Murakoze cyane Muhumuza, abakunzi ba One Nation Radio. Nishimiye kubana namwe, nubwo bigoye gusobanura ibyishimo ku munsi nk'uyu nguyu wo kwibuka. Yego. Ariko kubera ko twirinda guheranwa, twibuka twiyubaka, niyo mpamvu rero no ku munsi nk'uyu
twakorana ibiganiro ndetse tukavuga ko twishimiye kugira ngo tuganire. Yego, tunahera n'aho ngaho, uri umuntu bigaragara ko utari umwana, ukuze, amateka y'iki gihugu urayazi bihagije. Iyo ibihe nk'ibi bigeze byo kwibuka kuri wowe bisobanura iki, bwana Ignatius? Hari videwo nahoze ndeba mu mwanya irimo amafoto y'abana b'abakobwa n'abahungu n'ababyeyi, mama, papa, ariko ayabanje mbere y'uko haza ayandi yari ay'abantu bato. Abantu bato nayarebye, nanabipositinze kuri akawunti yanjye ya Twitter. Yego, numva kwibuka ni ibintu bikomeye. Kwibuka ni ibintu bikomeye. Kwibuka ni ngombwa, ariko kwibuka birababaza. yego, Birababaza kubera ko uba urimo kubona abapfuye, bishwe, barengana. Noneho wababona uko basa, wabona ko batakiriho, ugatekereza uko bakabaye bangana, ugatekereza ku babo basigaye babibuka. yego, ni abacu twese. Ukumva urababaye, ariko ugakomera, ukiyubaka. yego, Guheranwa ni bibi, ni bibi kuko byakudindiza, ariko ni bibi ko byanashimisha uwakwiciye. Yari agamije kukubabaza. Iyo uheranywe uguma mu gahinda, we buramushimisha ko n'ubundi niko yashakaga kugutera. yego, Iyo ukomeye ukiyubaka, ukajya mbere, uba wihoreye kandi utamuhohoteye. yego, rero njye nakubwira ko aricyo gisobanuro cyo kwibuka navuga, ariko ku babibayemo, ku bari hirya, ku bagize uruhare mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, ku bavutse nyuma ni nabo benshi. Kwibuka ni ngombwa kuko niyo ntwaro ya mbere yafasha u Rwanda kugira ngo rutazongera gupfa bwa kabiri. Nicyo gisobanuro cyo kwibuka. Ni ukugira ngo duhore turi alati, buri wese ahore ari maso, buri muntu wese amenye uko byagenze, uko byatangiye, uko byateguwe, yego, n'igihombo byateje igihugu. Tuzirinde ibyo bihombo, yego, tuzirinde ko byakongera, tubyamagane, tubihashye, turwanya ingengabitekerezo ya jenoside. yego. Unyibukije amasaha menshi aciyemo. Turi kwibuka ku nshuro ya 32, ariko akenshi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, abantu akenshi baba bategereje ijambo rye cyangwa se ubutumwa ari butange iyo atangije iminsi 100, ko ni iminsi 100, ariko iyo atangije icyumweru cy'icyunamo
n'iyi minsi ijana yo kwibuka, ubu hari ku nshuro ya 32 twibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ni imyaka ishize ubwo, ariko nabonye ku mbuga nkoranyambaga mu ijambo ryavuzemo ibintu byinshi, ariko hari iryo benshi basa nkaho kuri iyi nshuro bashobora kuba batoyemo. bitumye nifuza kukubaza nti wowe ubitekereza ute, wenda kugira ngo udufashe gusesengura icyo wenda yashaka kuvuga. Yavuze ati mbere y'uko wica u Rwanda ruzakwica, kuko ntiwakwica abantu kabiri, ntiwakwica abantu kabiri. hariya ni iki yashaka kumvikanisha? so arimo kuduha icyizere, arimo kudukomeza nk'umuyobozi ushoboye. Yayoboye urugamba rwahagaritse jenoside kuva icyo gihe 1994. urugamba rwari rwaratangiye rwo kubohora igihugu, bisoza rukomatanyije no guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Yego. Ibitambo biraba, ariko inkotanyi ziratsinda, u Rwanda rurabohorwa. Nyuma y'aho ngaho akazi karakomeje, ubumwe n'ubwiyunge, kubaka igihugu. Iyo urebye imyaka 32 nyuma y'94 ukanayigereranya n'imyaka 35 ubukorone burangiye, ukareba ibikozwe muri iyi myaka 32, ukareba n'ibyakozwe muri iriya 35, itandukaniro ni nk'amanywa n'ijoro. Yego. Ijoro ni kera, amanywa ni u Rwanda rushya. Perezida Kagame yarimo kuvuga biriya, aba agamije kugira ngo abanyarwanda ayoboye bakomeze kugira icyizere ko ibyo tumaze kugeraho, umutekano, mu iterambere, imibereho myiza, ubukungu, mu burezi, no mu buzima rusange, bugaragarira buri wese ko nubwo tugifite urugendo rukomeye rurerure, ariko progress iragaragara. Ubushize ubwo twaganiraga, Yego. navuze ko byose ibyo turimo kugenda tugeraho nk'igihugu bishingiye ku mutekano w'igihugu, bishingiye kuko tutakongera gucibwamo ibice. Yego. Rero buriya abavuga n'ubundi ibyo akora buri munsi, ibyo apanga buri munsi, nabo babikorana, kandi twese turimo nk'abanyarwanda. Ariko umuyobozi aba afite inshingano ku munsi nk'uyu nguyu, ku munsi nk'uyu nguyu ukomeye, kugira ngo abanyarwanda bamwumve n'amahanga mwumve. Abanyarwanda beza nkawe nanjye ndabara beza mu migambi, mu mutwe, mu bitekerezo, tumwumve tujyanemo nawe nka commander in chief, nk'umukuru w'igihugu. Ariko na ba bandi bafite imigambi mibisha, bagifite ingengabitekerezo, bacyumva hari umugambi batashoje, bakumva bakongera, bakigenda n'urwango, Yego. bumve ko nta chance bafite. Kandi abo ni abanyarwanda, ariko haba hari n'abandi batari abanyarwanda, kubera ko iriya jenoside yakorewe abatutsi ntabwo iba yarabaye kuriya iyo hataba bamwe ku giti cyabo, cyangwa se nka guverinoma, politiki yabo mu bihugu bitandukanye, bafashije abakoze jenoside. So bumvireho rero, abanyarwanda bataratungana mu mitwe, bagifite ingengabitekerezo, ndetse n'abatari abanyarwanda nabo bakumva ko hari icyo bakomeza gufasha. Yego. Bumve ko bitakunda. Rero bivuze ati nuko mbivuze, ntabwo twapfa kabiri,
ababyumva ukundi, abari bubifate ukundi birabareba, ntabwo biri buhindureho ko icyo mvuze ari cyo cy'ukuri. So icyizere rero aracyifitiye, ariko nagihabwa natwe twebwe abanyarwanda. So aduha icyizere natwe tukakimuha. Kwibuka rero ni urugamba, ari umukoro. Kwibuka ni uguhamamo neza, kwibuka ni ugukomeza mu mutsindo uhagaritse jenoside, n'icyizere cyo kubaho kandi tukazabaho neza. Yego, ukomoje ku kintu cy'abatarashaka kubyumva, nawe yabikomojeho. Ariko byanantunguye kuko mu kiganiro twagiranye nta minsi myinshi ishize twari twabigarutseho, ubikomozaho uvuga uti kwibuka n'ubundi bizahoraho. Hari abatarashaka kubyumva niyo bigeze, imyaka 60 izagera, twe tuzagenda, ariko bizahoraho. Yaje gukomoza ku kintu n'ubundi twari twaganiriyeho ubushize. Aravuga ati na biriya mwumva, ati by'uriya muhungu wa Habyarimana Jean Luc, ati numva ngo abayobozi bo muri Congo baramutumiza, ariko yashaka no kuvuga n'abandi muri rusange, si we gusa yavugaga, batarashaka kubyumva. Ababwira ati ariko ni nko guta igihe. Yes. Biriya bintu, biriya jambo warisesenguye ute Ignatius? Umva, nta kintu Perezida Kagame avuga sinyumve, kuko nta nubwo ari bwo bwa mbere aba akivuze, cyane ko aba yaranabivuze, ariko wajya no mu buzima busanzwe ukabibonamo. Yego. Iyo tuvuga jenoside yakorewe abatutsi tuzi abayikoze. Yego. Ni guverinoma ya Habyarimana. Habyarimana ntabwo yayoboye jenoside, iriya yatangiye itariki indwi, ijoro hagati y'esheshatu n'indwi, ntabwo yayoboye ariko yahise yayiteguye. Yego. Rero abayikoze bakabigwamo, ubutabera bukaba, bakicwa bagishaka kuyikora, ari n'ababakomotseho bagihari hariya. Yego. FDLR. Bariya rero bari mu mugambi, kandi ntabwo FDLR buriya ishobora gukora mu mashyamba idafite abari mu mijyi, mu bindi bihugu bitandukanye, yemwe ndetse wenda n'abari hano tutazi. Ababishinzwe kubikurikirana buriya bo baba bazi. Abo ngabo rero nibo baba babwirwa, bari mu kazi rero. Yego. Jean Luc na bagenzi be buriya baba bari mu kazi. Ubahamagara sinzi utangiza gahunda niba ari bariya ba Jean Luc na bagenzi babo, cyangwa se niba ari leta yo hakurya hariya, ariko baba bari mu kazi bumvikanaho kugira ngo bakomeze mu mugambi wabo, ubwicanyi, iyo ngengabitekerezo, ko biratandukanye, ibyabo bitandukanye n'ibyacu. Nibyo rero baba barimo, kandi barahari banze kubireka. Icyo nakubwiye kiriya gihe ni uko bidatangaje, kuko bijya bibaho. Umuntu akanga kuva ku kibi, akanga kuva ku izima ry'ikinyoma, akanga kuva ku mugambi mubisha. Ni ibintu byahozeho rero. Abagendera muri iyo gahunda y'icyaha n'ubugome, ubwo tubizi neza ko atari mu Rwanda honyine bibaye, isomo dukuramo twize mbere ni uko tugomba guhora twiteguye, imbaraga zigakomeza zigakomera, ubushake, ndetse tugahora turwana n'uko uwo mubare wameze nk'abo ngabo
yego, utakwiyongera hakoreshejwe neza na ya nabi nakubwiye cyagiye. ni nacyo yavuze, aravuga ati mu magambo y'ubwo ayikoti ati reka mbibabwire jenoside ntiyakongera kuba hano nubwo twumva urusaku. Ntishobora. Ati abantu baza bavuye i Burayi bahurira i Kinshasa, baratigiye. umuhungu wa Habyarimana, bene wabo n'abandi bakajya, ati ibyo byose ni urusaku. Ati ntacyo byabyara cyatugiraho ingaruka nk'ibyabaye hano. Ati nta nubwo yavuga ko atabivuga ku giti cye gusa, ati arabivuga kubera ko azi abanyarwanda, kuko nabo ngo biteguye kubivuga nk'uko abibabwira. ya abanyarwanda rero reka nkubwire impamvu avuga ko abazi. Impamvu avuga ko abazi ni uko azi ibyo leta ayoboye ibakorera. Mu myaka 32 ishize Perezida Kagame yabaye umukuru w'igihugu mu mwaka w'2000. Yego, u Rwanda rwabohowe muri 1994, ariko ataraba n'umukuru w'igihugu yari vice president. yego, yari n'umugabo mukuru w'ingabo. Rero arabizi rwa 94 kugeza ubu, ndetse na 90 kugeza 94 kugeza ubu, ndetse na 87 94 26 ari ubu ngubu yari ahari igihe cyose. So urugendo rugejeje u Rwanda ahangaha rwose yarubayemo. So icyo cyizere rero aragifite, abanyarwanda arabazi, he has seen the progress. So icyizere tumufitiye kubera ibyo adufasha kugeraho, nawe nicyo adufitiye kubera ko tubimufashamo. So he knows us, we know him. Aratuzi, turamuzi, ntatubeshya, ntitumubeshya. Abashobora kumubeshya arabazi, we ntabeshya. yego, So arabizi rero, niho icyo cyizere cye gishingiye, niho confidence ishingiye. That is why you need to believe him. Ibyo avuga arabizi, kandi natwe ibyo atubwira turabyumva. yego. Yagarutse ku kintu kijyanye n'uburyo abanyarwanda jenoside yakorewe abatutsi bayiguyemo bashoboraga kuba bake iyo habaho gutabara, ariko amahanga akabyirengagiza. Harimo n'abasabye imbabazi z'uko batatabaye. Biriya bisobanuye iki? Bisobanuye ko ariko byagenze. Bisobanuye ko abantu batengushye abandi. Bisobanuye ko umuntu ari mugari. Yego, Bisobanuye ko usibye n'abatabara baturutse hanze, na mbere y'uko umuturanyi agutabara, umuturanyi wo mu kindi gihugu, ariko wibuke neza ko noneho n'uwo mwasangiye amata, mwahanye inka, n'abageni w'umunyarwanda mugenzi wawe, mwasangiye inzoga, mwahuje urugwiro, ariko ubyumva byarangiye bamwe bishwe n'abo ngabo. Tunashima abatarabikoze uko, ko barahari abanyarwanda batandukanye batabaye, bahishe, barengeye, ndetse baranabizira. yego, ari nayo mpamvu usanga harimo bya bindi by'uko hari jenoside yari irimo gukorerwa abatutsi, ariko hari n'abahutu bapfuye benshi. Ibyo baziraga ni ibyo, kutumvikana n'abarimo kwica n'abarimo kuyikora. yego, babarengera, babahisha, babatabara, kubera umuntu bari bafite yego, butandukanye n'ubwo abicanyi batari bafite.
rero isomo dukuramo yego, ni uko ni wa mugani w'ikintu bavuga ngo umugabo arigira yakwibura agapfa. yego, Ubutabazi buturuka hanze ntuzabwizere cyane. Ubutabazi buturuka hanze ntuzabwizere cyane. Niyo mpamvu ndi umukuru w'umudugudu aha hantu ntuye Mwansanze, yego, tubana n'ibibazo by'uko abantu bajya bibwa mu rugo, mu nzu, yego, sibyo? yego, Noneho ugasanga iyo barimo kutubwira uko bibwe bakanibaza ukuntu bibwe ngo kandi irondo rihari. Tukabasobanurira tuti reba uyu mudugudu ukuntu ungana, harimo amasibo 12, harimo ingo nka 400 ni urugero, I think. yego, Abanyerondo ni 12. Tujya tubiganiraho niba uburyo twanabongera. Hari n'igihe baba batakoze bose. Twabwira ati rero ntabwo umutekano wawe, irondo rifite akamaro muri rusange, ariko iyo bigeze ku rugo rwawe, inzu yawe, ugomba kugira ikindi wikorera kirenzeho cy'ubwirinzi. So wishakira ubwirinzi bwawe, umutekano wawe, umuzamu wawe kandi wizeye. Ubu tuba turimo kuvuga ngo irondo riri hanze ryagutabara, ariko rishobora no kuza bamaze kukwiba. Shaka rero ubwirinzi bwawe ndani buhoraho. U Rwanda niyo gahunda rubamo. Umutekano, ubutabazi buzaturuka hanze muri ONU, muri East Africa, muri Afurika, muri Amerika, muri Europe, muri Israel, muri South Africa, muri Uganda n'ibindi bihugu tubanye neza. Ubwo butabazi ntabwo ari wowe ugena igihe buri bukugerereho. Bwaza ejo bundi bwatinda. Kubera rero ko ibyo ngibyo utabyizera, banza wubaka ubwawe, ubushobozi bwawe. Shyiraho ingamba zawe, amaboko yawe, ibikoresho byawe, ubwirinzi bwawe budadire. Kandi birashoboka, kandi turimo kubibona. Nicyo kidutunze, nicyo kitugejeje aha ngaha. Niyo mpamvu muri ya minsi yashize, mu mpera z'umwaka wa 2024, Perezida Kagame yarabivuze ati ba bantu mwabonaga hariya bari barimo kurwanya M23 baturutse mu bihugu byo muri Afurika Majyepfo. Ati urebye ibikoresho bari bafite ntabwo byari ibyo kurwanya M23 gusa, hari harimo n'u Rwanda. Byarangiye batabigezeho. Impamvu ni imwe, nuko twari twikwije, nuko twari twirinze, nuko twari twigize mu by'umutekano, nuko tutategereje ko twatabarwa n'undi, twaritabaye. Rero nicyo nakubwira ko ariyo gahunda, ariyo ntumbero, aribwo bwenge, ni ukwiyubakaho ubushobozi bwawe ukabuhorana. Kuri icyo kintu cy'umutekano n'ubundi yanagikomojeho avuga ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka gufatira u Rwanda. Avuga ko uko biri kose RDF abantu babona uyu munsi, uburyo yitwara n'ubundi ibikomora ku rugamba rwo kwibohora. Aravuga ati umuco n'imyitwarire biranga izi ngabo z'u Rwanda bikomoka kuri ibyo bihe bikomeye, ni nabyo biyobora. Mu kwezi kwa gatatu Amerika yari yafatiye ibihano u Rwanda ndetse na bamwe mu bayobozi, ubwo ariko ni mu mwaka
muri uyu mwaka wa 2026 niba ntibeshye, zishinja guhungabanya umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko u Rwanda rwabiteye utwatsi. Perezida Kagame rero mu ijambo ry'uyu munsi yagaragaje ko ibi bihano cyangwa ibi bitutsi ingabo z'u Rwanda zatukwa bidashobora gukuraho aya mateka meza zanditse kuva mu myaka 32 ishize kugeza zitanga umusanzu mu kugarura amahoro n'umutekano mu mahanga. Kugira ngo twari twanabigarutseho mu kiganiro gishize. Biriya bintu by'ibihano mesaje buriya yari iyiheyo. Biriya bintu by'ibihano nkubwije ukuri. Yego. Uzi ko njya ngenda ngo nanabisome ngo mbishake ngo mvuge icya mbere ni iki, icya kabiri ni ikihe, imirongo harimo ayahe magambo. I don't care. Not that I am not concerned. Kutabitindaho ntago bivuze ko ari ntacyo bitwaye kuri jye no ku bandi batekereza nkanjye. Yego. No kuri Perezida Kagame iyo bigezeho aravuga ati mwe mufata ibihano, kandi impamvu mubidufatira turayizi. Ibihano bishingiye ku nyungu mufite. Yego. Mukagira abo muhengamiraho, musonera, mubera, twebwe mukadushyira ku nkeke, kandi ari nta kibi twakoze, nta kosa twakoze. Ibyo tuzi ni uko ibyo mushaka kuri bariya mubera twebwe tutabifite. So intere zanyu mufite kuri bariya twe ntimuzidufiteho. Byose twabikorera iki? Niba mushakaho ibintu runaka akaba ariyo mpamvu mubabera byo twebwe tudafite, ibyo se twabikorera iki? Ariko hari ikindi twakora, ari nacyo kivamo imvugo yo kuvuga ngo refuse to remove the defensive measures. Turanze gukuraho ingamba z'ubwirinzi, kubera ko ubwo mwamaze kutwerurira ko ibiduhangayikishije, ibituraje ishinga, mwebwe mutabyitaho kubera ko za intere mufite hariya twebwe mutazidufiteho, kuko niyo reality. Tugomba gushaka uburyo bwacu. So RDF rero avuga arayizera. That is how it has been for the last many years. Yego. Nanamushimira ko ari we wayubatse. Nanamushimira ko abayubakamo twebwe abanyarwanda, abana bacu, abasirikare bacu, iyo batojwe neza barafata. He is a good leader, a good commander. Afite ingabo nziza. He has good soldiers. Kandi nitwe ni abanyarwanda. Urwo ni rwo Rwanda. And buriya niyo mpamvu bavuga ngo leadership is everything. Buriya ntujya ubona ibintu ubona bicuramye, bikocamye mu karere ahangaha mu bihugu tuba duturanye. Buriya bariya abantu nabo, buriya bariya abantu ni bazima, ahubwo babuze ubuyobozi. So when you are lucky and you have a leader, a good leader, amahirwe ukaba ufite umuyobozi mwiza, in this case an exceptional leader, exceptionally good leader, ubwo icyo gihugu kiba gifite amahirwe, kuko nabo ntibamwanzi, ni circumstances zabo. Twebwe rero niyo mpamvu we are lucky, but we are not arrogant. Ntabwo twirata. Ari ukwirata bivuze ngo I am proud. We are proud of our leadership. Yego. Ariko ntabwo twirata ngo twigambe ku bandi, kuko natwe twamuboneye aho ngaho. So we are lucky to have him. He is good and he continuously makes us good as well. Nayo mpamvu buriya binafata nuko tubiganiraho, tukabijyaho inama, tukabyumva. Rero ufite umuyobozi mwiza
umuyobozi mwiza nawe niyo mpamvu ashima abaturage beza, abantu beza. iyo agarutse ku ruhare rw'amahanga, hari bamwe bagira impungenge bati se buriya amahanga bya bihano twavugaga, ariko nanone na jenoside irimo iraba, ni ibintu bihari ndetse hamwe yaranabyemeye ko yatereranye u Rwanda, twanabivuze, harimo n'abasabye imbabazi. Ariko utekereza ute hari ingaruka biba bishobora kugira ku mubano w'u Rwanda n'amahanga? Hanyuma se noneho ni n'ayahe masomo ubundi amahanga yakagombye gukura muri jenoside yakorewe abatutsi? Ikintu nabonye gikomeye cyiza ku Rwanda, ibyo kubana n'amahanga dukomeje kugenda tubikora neza, dukomeje gukura muri ibyo, tumenya ubwenge wakwita kwitwara neza. Uvuga ngo na cya gihe ufite ibikugarije, ufite abo muhanganye, ugiye kureba ukuntu tumeze ubu ngubu muri 2023 na 2026 na 2025 na 2024 na 2023, bitandukanye n'uko twari tumeze muri 2009 na 10 na 11 na 12. Yego. Uvuga ngo ibi bibazo duhura nabyo n'ibyo ibindi bihugu byose bihura nabyo. Reka impamvu ingaruka zitaremera cyane, ntibiduca umugongo cyangwa ngo se bitubera akasamutwe, ni ukubera ibyo dukomeza gukora buri mwaka, ububanyi bwiza n'amahanga birimo diplomasi, sibyo? Uvuga ngo twebwe reka dufite interest, dufite ibyo dushaka hano mu gihugu, mu karere, ku mugabane no ku isi yose. Ibyo bintu tubikora nk'igihugu, tubikorana n'ibindi bihugu. Yego. Uburyo rero kandi ibyo bihugu nabyo biba bifite intere zabyo, kubasha kubihuza, ugahuza intere zawe n'izabo mu nyungu mwembi mufite, ni ubuhanga. Yego. Hari abo binanira, hari n'ababikora neza. Njye mbona u Rwanda rurimo kubikora neza, n'impamvu bamwe bavuga bati nimwica u Rwanda, ugahita ubona abandi bavuga bati ntabwo u Rwanda mwarwica, mwaba mururenganyije, kandi nabo bakomeye. Twebwe rwose turabumva, ibihano mushaka kubafatira kujya kubaca umutwe, oya sibyo. Ni ukubera ibisobanuro warakoze muri diplomasi, uko witwaye neza, uko wahuje wowe nk'igihugu, uko wahuje ibyawe wifuza n'ibyabo bifuza. Kuko iyo ufite agatege aho utuye mu karere, ku mugabane, iyo ufite icyo wibitseho, birangira n'ubundi bariya bandi, biriya bihugu bindi bagize icyo bumva babikeneyeho mugafatanya. Nicyo nari ngiye kubaza nti uwabyumva umuntu asesenguye mu ncamake, ni ukuvuga ko u Rwanda ni partnership, ntabwo ari ugusabiriza, ahubwo ni ugukorana, n'imikoranire. Nta nubwo ari imbabazi batugirira, ni uko hari ibyacu tuba twarubatse twitonze, nk'ibyo by'umutekano. Izi ngabo zacu reba ahantu hose ziri, bivuze ko gukorana n'umuntu mufitanye imikoranire bitakubuza kumubwiza ukuri. Ntabwo bikubuza kumubwiza ukuri, ariko kugira ngo umubwize, ubashe no kumubwiza ukuri, ni uko ari icyo uba wibitseho, kugira ngo umwerurire. Erega umuntu umubwira uti njyewe ndabikora uku nguku, niko mbyumva, kandi uzi ko we yumva wabikora ukundi. Ubimubwiye nabi mu magambo akakaye, ushobora kugukubita inkokora mu rubavu ukabura umwuka ugapfa. Ariko iyo wamaze kubona ko nawe hari akantu wibitseho, hano ukuboko kwawe gukomeye, iyo nkokora ntabwo itari bukugereho. Ubwo ni kwa kwanga kuba insina ngufi. Umubwira neza, yakwanga ukamubwiza ukuri, ukamwerurira, ukamubwira ngo refuse, turabyanze. Turabyanze rero, burya ntabwo wayivuga ni nta kintu ufite. No, ntabwo bishoboka. Uyivuga hari icyo ufite, hari icyo wicariyeho,
nabyo perezida Kagame yavugaga ati ntabwo u Rwanda rwapfa kabiri, ati nushaka kongera kurwica ahubwo nirwo ruzakwica. uragira ngo se biriya yabivuga ari nta kintu yize ntashobora? niwe muntu nzi umwe, n'abandi barahari, ariko uwo nzi kurusha abandi niwe muntu nzi wa mbere utajya avuga ikintu yumva atahagararaho, yumva kidafite aho gishingiye, yumva ari ugukabya. hari abantu turimo kubona, abaperezida turimo kubona muri ibi bintu biri ku isi, bavuga ibintu ukibaza uti se ariko buriya do they mean what they say? President Kagame never says something he does not mean. urumva? amahanga rero ibyo wavuze batwigiraho iki? barakizi kandi barakomeza kukiga. we mean what we say. ajya atanga ubutumwa akavuga ngo umva, turi abantu, turi igihugu that you can rely on, mwatwizera, we will never disappoint you, we will never betray you, come let's deal mu nyungu, mutual interest, mu nyungu zanyu n'izacu, muzanamo ibintu byo gucengana ntabwo bizavamo. urumva? so rero bakabaye bamenya ko tudakangwa n'ibitumbaraye, ntidukangwa n'amagambo, ntidusakuza. he defines Rwanda. President Kagame defines Rwanda, imyitwarire ye, talks less does more. ariko iyo bibaye ngombwa ko avuga, he speaks out, kugira ngo babyumve. buriya narwo ni urugamba. ubona muri izi ntambara hirya no hino zigezweho, ubona amagambo menshi arimo, haba harimo amagambo menshi. buriya ni urugamba, ni mututu na mudomo, byose birakora. so President Kagame buriya aba ari ku rugamba. hari igihe umuntu arega ashobora kuza akagutera mukarwana ukamutsinda, sibyo? yaraje kukwiba, yaje kugutera, murarwanye, uramutsinze ataninjiye no mu nzu. ugize amahirwe yamenya imbaraga ufite, ntagerageze no kugutera, kuko iyo yaguteye mukarwana yanagukomeretsa, ino, urutoki, ijisho cyangwa ugutwi. so ibisobanuro by'ibihari is part of the whole game. so biriya rero nibyo arimo kuvuga, ariko mudushaka wiki, ariko mwaturetse, mwaduhaye amahoro, ariko kuko muzi neza ko tutazabyemera, ndagira mbabwire ntituzigera tubyemera. mushatse mwaduha amahoro. and he says the other time, cyagiye arimo kubwira Perezida Ramaphosa, aramubwira okay, hari ibintu wavuze, hari ibyo nakubwiye, sinzi niba wabyumvise, niba utabyumvise aho uzazira tuzabireba uko byagenze, warabibonye. he doesn't say much, he does more. so that's amahanga ashatse yatumenya, ntabwo bazatumenya ari nta kintu dufite, ntabwo bazatumenya tutabivuga. so what do we have? dufite iki? kirahari mu bwirinzi, kirahari mu nshuti, ariko tugomba kugisobanura. ariko nibarengaho bakabikora, bakadufatira ibihano, they will find us ready, bazasanga twiteguye guhangana nabyo, kubaho. resilience dufite ni ukuri irahagije. ni nayo mpamvu jyewe n'abandi banyarwanda dufite icyizere. and like I told you last time, nkomeje kugenda mbona ko ibyo atubwira ngo ntacyo tuzaba, birangira kuko ntacyo tubaye. yego, hari ikintu gihari. turi ku mwaka wa 32, ni imyaka 32 ishize jenoside yakorewe abatutsi ibaye. hari urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge. yes. abenshi mu badukurikira, nubwo harimo n'abari mu Rwanda, ariko abenshi biganjemo abari
mu ntara gatandatu hamwe twita muri diaspora. Harimo bamwe tubona ni na bakeya urebye umubare w'abanyarwanda bari hanze, ariko batarashaka kumva icyo ubumwe n'ubwiyunge ari cyo. Bakiri muri ya nzira yo gupfobya, kugoreka amateka. Twanabivuze na nyakubahwa perezida wa repubulika yabikomojeho, ababwira ati ariko n'ubundi ntacyo bizabamarira. Utekereza ko aya magambo ye ya perezida Kagame afasha iki mu gukomeza ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda? Amagambo ye arafasha. Abo atarafasha ntabwo ari uko atavugwa neza, ndetse nta nubwo ari uko adahoraho ayo magambo, ahubwo ni kwa kundi abantu batandukanye bagira kamere zitandukanye. What I can tell you ni uko buriya ntubona ko uba ukibona abatabyumva, buriya hari n'ababa babyumvise utamenye, kuko twe dukomeza kubona abatabyumva. Abamaze kubyumva hari igihe batipronosa ngo cyangwa se ngo dukore n'imibare, ariko baba bahari. Kimwe n'uko hari abandi ahubwo bajoyininga babandi basanga babandi batarabyumva. Ni urujya n'uruza, kandi bya bindi twavuze bizahoraho. Bizahoraho. Icyo ugomba guhora urimo neza ni ukudatezuka ku kazi ko gukomeza kubumvisha gahunda zihari, politike nziza ihari, imiyoborere myiza ihari, ineza igamijwe. Nawe uje twabana, ntabwo turobanura, ntabwo tumeze nk'abakera. Dore itandukaniro ni iringiri, dore ubutabera ni ubu ngubu, dore iterambere ni iringiri, ngwino nawe byakugeraho. Ugakomeza ukabivuga, ariko unabikora mu buryo bugaragarira ijisho, wanakozaho n'intoki. Yego, iyo ni politiki. Warangiza ukayibangikanya, cyangwa se wenda nabyo bibanza no gukomeza wubaka bya bindi bituma niba bashaka kurwana ngumi kwa ngumi, bakabona ko ari uguta umwanya, nabyo bakabibona, bakabona uwo wakubise, bakabona uwo wamennye ugutwi cyangwa uwo wakuyemo ijisho, uwo mwanzi wo niwe mvuga, ba bandi bo tujya duhurira hariya hirya, bakaba barabibona. yego, Bakaba barabibona mu buryo bufatika. So you're building your strength militarily and you're consolidating your base mu buryo buri social, mu buryo buri economic, mu buryo buri diplomatic, mu buryo bwubaka igihugu. So iyo babirebye byombi bakavuga okay, ariko ubundi ni iyihe mpamvu twakomeza kurwana ko tubona tutazatsinda? Kwanza igihugu kirimo ibintu, kirimo abantu, kirimo ubwiza, kirimo ubukungu, kirimo iterambere, kirimo uburinganire, kirimo gukura. Why should we fight? Ko tubona natwe ayo mahirwe tuyagiyemo, cyane cyane ko noneho n'abajya bashaka kubikora ku ngufu turabona bitarigeze bikunda. Turabona imbaraga za leta y'u Rwanda, z'igihugu cy'u Rwanda zikomeza kwiyongera. None barimo kuduhamagara bati nimuze dusangire ku meza, dusangire twubake igihugu, dusangire tubeho twese, dusangire tugamije kimwe, ari ukubaho dushyize hamwe nk'abanyarwanda, ubumwe bwacu. So ko mbona ibi ngibi ari sawa, kandi ko mbona kubyanga umuntu yahagwa, ndahitamo kimwe. I'm joining them because I can't win, I can't defeat them. yego. Yeah. Reka tujye ku rubyiruko. Yego. Nubwo twibanze kuri perezida Kagame, ariko imbere ye Minisitiri Bizimana nawe hari amateka yagarutseho.
twigeze no gutangira tubivuga, nabikomozaho tuvuga ku ruhare rwa Habyarimana. Hari abatarashaka kumva ko yagize uruhare n'ubundi mu kugira ngo jenoside yakorewe abatutsi ibeho. Uyu munsi Minisitiri Bizimana yabikomoje mu mateka yagaragaje, uko sederi yashinzwe, avuga ibintu byinshi, uko yiswe Kinani, uko yise Kinani, arasobanura. Abenshi mu basesengura bati iyo amateka nk'ariya abantu bashyira hanze bari kugira ngo n'urubyiruko, abato cyane cyane, bamenye ukuri, bareke kuyoba. Utekereza ute ko urubyiruko ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo rurusheho kumva aya mateka y'igihugu cyarwo ndetse no kuyarinda? Mbere y'uko njya ku rubyiruko, njyewe burya mbanza kuri twebwe ababyeyi. Yego. Buriya urubyiruko rutari mu ngamba, abana batari mu ngamba, ni uko ababyeyi babo baba batazibashyizemo. Ndi umuntu wemera ko umwana yakunanira, Yego. ariko akenshi abana bananirana kubera ko ababyeyi baba batakoze ibishoboka byose. Hari igihe rero twebwe nk'ababyeyi abakuru tuba tutakoze akazi kacu uko dukwiye, uko dushoboye, noneho bikarangira urubyiruko rubaye uko tudashaka, tugashaka kubagaya, kurugaya, twebwe twigize abere. Ntabwo ari byo, akenshi ntabwo ari byo. Urubyiruko rwacu impamvu rutandukanye rw'u Rwanda, narwo there is a lot more they can do better. Kimwe n'abakuru, a lot more, byinshi twakora birushijeho. Ariko impamvu urubyiruko rwacu utazarubona muri za gahunda ujya ubona mu bihugu byo mu karere cyangwa se no ku mugabane n'ahandi, ibintu byo kwigumura, ibintu byagenze ngo ni ugusara, ngo ni ugutwika, ngo ni ukurwana, ngo ni ukwigaragambya. Impamvu utazarubona urubyiruko rwacu muri ibyo ngibyo ni uko abakuru baba bafite icyo babatoje, baba bafite icyo babahaye, baba bafite icyo babakoreye. Leta iba ifite gahunda yabashyizemo, ingamba zo kugira ngo urubyiruko narwo rubeho neza. Urubyiruko ntabwo ari ubuyobozi bw'ejo, ubuyobozi bwa none n'ejo tudahari. So they trust, hari mutual trust hagati y'urubyiruko n'ubuyobozi bw'igihugu. Rero ni ugukomeza tukabikora, ahubwo tukarushaho kubikora, kuko urubyiruko utoje neza rukora byinshi, rukora neza. Urubyiruko urangayeho rurayoba because they are young, ni bato, hari byinshi baba batarabonye. Se nk'abana babutse nyuma ya jenoside, utabibabwiye ngo wongere ubisubiremo, ngo babibwirwa n'iki? Ukavuga ngo nibabyishakire. Babyishakire. Hanyuma uruhare rwawe ni uruhe? Uri mwarimu, uri umubyeyi, uri umwarimu. Uyu munsi mu biganiro twagize twari turi imidugudu 3 hano muri uyu mudugudu, twibuka. Yego. Igihe cy'ibiganiro umuntu twabiyoboranye witwa Micombero, ni umudugudu ni umukuru w'umudugudu wa Bisabo. Twagiye mu biganiro ahita yerekeza ku bana. Havuze abana bagera nko kuri 20 n'abantu bakuru nka 3, nabwo basubiza ibibazo abana babajije. Dushaka kugira ngo twumve niba ingengabitekerezo ya jenoside bayumva, dushaka kugira ngo twumve uburyo batekereza uko yarwanywa, kugira ngo twumve kwibuka n'iki. Uhita umenya, iyo uganira nabo gutyo uhita umenya ibyo bahabwa iwabo n'ibyo badahabwa. Ugahita umenya ibikenewe n'ibisubizo abakuru babahaye byashingiye ku bibazo abana babajije. Urubyiruko rero ni imbaraga zikomeye cyane. Urubyiruko nirwo rwakoze jenoside, ariko yateguwe n'abakuru, batojwe n'abakuru, yapanzwe n'abakuru, ariko imbaraga zayishyize mu bikorwa execution n'urubyiruko.
urubyiruko rero they are good and bad. Yego. Urumva, iyo bagusanze uri umuyobozi, uri umubyeyi mwiza, you can train them and shape them in any way you want, in any good way you want. Ariko iyo bagusanze umeze nka Habyarimana na leta ye, umva, you can turn them into beasts. Bakwica, bafite imbaraga, barihuta, kandi bayoboka vuba, kandi bayoba vuba mu buryo bworoshye. So igihugu gifite urubyiruko, kandi buri gihugu cyose kiba gifite urubyiruko, icyo gihugu kiba kiri kuri risk mbi cyane iyo gifite ubuyobozi bubi. Rero ni nayo mpamvu n'imbaraga zirimo kubaka iki gihugu, ni ubwenge buturuka ku bakuru n'imbaraga zituruka mu bato. Urubyiruko rero we call upon them to be alert, babe maso, bajye mu ngamba, bakore, ariko natwe abakuru tuzirikane inshingano yacu, tumenye ko urubyiruko rutatunanira, niruyoba ni uko tuzaba tutariyoboye neza. Yego. Remember, unite, renew, cyangwa se twibuke twiyubaka, ni insanganyamatsiko n'ubundi nayo y'uyu mwaka. Yego. Dusoza Bwana Ignatius, iyi myaka 32, ubutumwa wasorezaho ku badukurikiye muri iki kiganiro muri iyi minsi 100 turimo, ku munyarwanda by'umwihariko, ni ubuhe? Ni ubutumwa bw'icyizere. Ni ubutumwa bw'icyizere, ni ubutumwa bw'uko ukuri kuzatsinda ikinyoma, uko kuri nitukuvuga, uko kuri nituguhagararaho, nitudaceceka, nitutibagirwa, nitutirara ngo twibaze ngo nyuma y'imyaka 32, wenda nyuma y'imyaka 40, ngo hari ikizaba cyarahindutse kinini, ariko kizahindurwa natwe. No kuzirikana ko na nyuma y'imyaka 50 ndetse na nyuma y'imyaka 100 hazaba hari abafite ibitekerezo n'ingengabitekerezo yahererekanyijwe kuva kera. Ni ukutirara rero, dukomeze tube maso. Kwibuka twiyubaka means a lot. Remember, unite, renew. Ibuka, shyira hamwe, ube mushya, urebe imbere. Kwibuka twiyubaka, kwibuka tudaheranwa. It's like ni ukwibuka with confidence that we can thrive, that we can prosper, that we can be great as a nation. Kandi icyo cyizere ntabwo turimo kugihimba uyu munsi, ahubwo kirimo kuva mu mateka, mu rugendo rw'imyaka 32. There has been sustainable progress itugaragariza ko igihe twiyemeje ko tubyanze, igihe twiyemeje ko tugomba gutera imbere, tukabishyiraho umutima, tubiyobowemo n'abayobozi beza b'iki gihugu, ntacyo tutageraho. Rero kwibuka twiyubaka nicyo ngicyo bivuze. Tubyemere, ariko nidusubira no mu rugo tunavuge tuti, tubivane mu mvugo, dushaka kubishyira mu bikorwa. What does it mean? It's real. Wakwibuka ugakumira ibyabaye bibi kugira ngo bitazongera kuba, kandi ufite icyizere gikomeye gishingiye ku bifatika cy'uko uriho neza uyu munsi, kandi ejo uzabaho neza. Yego. Reka ngushimire cyane kuba wongeye kutwemera ko tuganira. Mwiri n'abari badukurikiye bakomeze kwibuka wa mugani nk'uko bisorejeho, biyubaka aho bari. Ubwo bazaduha ibitekerezo. Mwari mudukurikiye rero, naha dusoreje ikiganiro cyacu. Ibiganiro byacu byo nakagaruka naho ubutaha. Murakoze cyane. Twibuke twiyubaka.